Like I used to feel so stiff. I used to cry during my night. Numvaga umubiri wanjye ukakaye cyane ku buryo nariraga ijoro ryose. I was not even able to walk properly. Ntabwo nashoboraga no kugenda neza. If I wanted a glass of water, iyo nashakaga ikirahuri cy'amazi nagombaga guhamagara papa nti papayi we. I had to call my dad. 10 years of my life I lived wondering if I Imyaka 10 yose y'ubuzima bwanjye nayimaze nibaza niba nzashobora kubaho ubuzima busanzwe bikanyobera. will be able to live a normal lifestyle. Sattvic lifestyle, it was like completely new concept for me. Uburyo bwo kubaho ntunzwe n'ibyo kurya bidakorerwa mu nganda bwari igitekerezo gishya rwose kuri njye. Later on, I was able to see that magic. Nyuma natangiye kubona nkorewe igitangaza. My body is healing slowly. Umubiri wanjye watangiye gukira buhoro buhoro. Within 3 months of time, I'm able to walk. Kandi mu mezi 3 gusa nari maze kongera kugenda neza. Normally, I was able to reverse Nashoboye gukira Rubagimpande, Imitsi no Guhinamirana. rheumatoid arthritis. This was miracle for me. Ibyo byari igitangaza kuri njye ndetse n'abaganga bavuga ko nakorewe igitangaza kidasanzwe. And even doctors think like I am a living miracle. Nta kure habaho umuntu ahindukiye akamenya ko indwara zose arwara ziterwa no kwica amahame y'ubuzima, kurya buri kanya, kurya wenda kuryama, kurya ukarenza mbiga, kurya ibyo umubiri wawe utemerewe kurya. Ibi byose hamwe n'izindi ngeso nibyo bitera indwara nyinshi abantu batuye kuri uyu mubumbe. Umuvuna abantu bazihonokeramo no gucukubira n'izi ngeso zose. Niyo mpamvu tugiye kubasangiza ubuhamya bukubiyemo impanuro zabafasha gucukubira n'indwara zibasira imitsi, kuribwa mu ngingo, rubagimpande n'izindi nyinshi. Aho wageze ni kuri Jeanne Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul, ensenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera uje ugira amahirwe yo kwibanira nanjye buri munsi muri ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Uhereye umwanya uragira amahirwe yo kujya ugezwaho izi mpanuro zamaze gukiza indwara nyinshi abantu babana natwe buri munsi. Ngaho tira agatebe wicara urambye ngusangize ubuhamya busubiza ibyiringiro mu mutima wawe. Mbazaniye uwari urembejwe n'indwara hafi no kuvamo umwuka, agakizwa n'utuboga dusuzuguritse cyane. Mukurikire. My name is Seema and I'm 31 years old. Nitwa Seema, mfite imyaka 31 kandi nturuka i Mumbai. Byose byatangiye kera mu mwaka wa 2008. And I'm from Mumbai. It all started way back in the year 2008. Icyo gihe nari mfite imyaka 21 gusa, nkiri mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu ishami ry'ubwubatsi engineering. Maze muganga ambwira ko ndwaye indwara yitwa Rubagimpande. Isi yanjye yahise isenyuka burundu kuko amakuru yose nabonaga yavugaga ko iyo ndwara idakira kandi ko nzabana nayo ubuzima bwanjye bwose. Ntabwo nashoboraga no kugenda neza, nagombaga kubanza gutekereza uko ndaborosa amenyo. Sinashoboraga kuzamuka ingazi kandi no kuzamuka byari ikibazo. Papa niwe wantamikaga ibiryo kuko ingingo z'intoke zanjye zari zarafashwe. Buri ntambwe nateraga yanyongereraga ububabare, nkaho hari uduce tw'ibimene by'amacupa byashyizwe munsi y'ibirenge byanjye. Uko indwara yagendaga ikura, ububabare bwo mu mubiri bwarushagaho kwiyongera kandi ingingo zanjye zitangira guhindura isura. Numvaga nkakara cyane ku buryo nararaga ijoro ryose mbogoza amarira. Nari narabaye imbata y'imiti igabanya ububabare, steroide n'indi miti myinshi ya kizungu kugira ngo mbashe kugenda bisanzwe. Inshuti zanjye zose zajyaga gutembera no kujya guhaha, ariko njye sinashoboraga no kujya guhaha. Nta ngendo nakoraga, nta kindi kintu nashoboraga. Igihe kinini nakimaraga mu nzu gusa nk'imfungwa. Ingingo z'intoki zanjye zari zarakakaye cyane ku buryo nari ntakibasha kwandika neza
neza bituma ntabasha gukora no gutsinda ikizamini cya nyuma cya kaminuza. Kubera ibyo sinari ngishishikazwa no kugera ku nzozi zanjye cyangwa umwuga wanjye. Ntabwo byangizeho ingaruka ku buzima gusa, ahubwo byagize ingaruka ku bice byose by'ubuzima bwanjye, ku mubano n'abandi, ku bushobozi bw'amafaranga no ku bindi bikorwa byose umuntu usanzwe ashobora gukora. Imyaka 10 yose y'ubuzima bwanjye nayimaze mu bubabare, nibaza niba nzashobora kubaho ubuzima busanzwe. Numvaga ubuzima nk'ubwo nta gaciro bufite kuko numvaga ndi umutwaro ku muryango wanjye. Family members. Then one day the pain level was so intense, I decided that I need to do something. Umunsi umwe ububabare bwanjye bwageze ku rwego rukabije, nafashe icyemezo ko hari icyo ngomba gukora. Naje kubona abantu benshi bavuga ko bakize indwara zabo. Nabonye nyinshi zisobanura imibereho yo gutungwa n'ibyo kurya karemano gusa, scientific lifestyle. Cyari igitekerezo gishya rwose kuri njye. Uko nabitekerezagaho, imyumvire yanjye yo gukira yarahindutse rwose, bituma nongera kwizera ubushobozi bw'umubiri wanjye bwo kwikiza no kwizera imbaraga za kamere. Natangiye kujya njya ku zuba kota imirasire yaryo. Mu gitondo natangiranaga umunsi kunywa ikirahuri cy'umutobe w'imboga za konkombure na seleri, kandi numvaga ngize imbaraga cyane nyuma yo kunywa. Hanyuma ngakora green smoothie ikozwe muri epinari, spinach hamwe n'imbuto nkunda zereyeho. Ifunguro rikurikiyeho ryabaga ari ifunguro rya mu gitondo rigizwe n'imbuto nka grenade, ipapayi n'ibihaza. Ku manywa naryaga ifunguro rigizwe n'ubwoko bumwe bw'ibinyampeke hamwe n'imboga nyinshi nka potiro, karoti, beterave, ibishyimbo cyangwa amashaza. Izo mboga zose nazifatanyaga n'ikinyampeke kimwe nk'uburo, umuceri w'umukara cyangwa se brown rice cyangwa quinoa. Ifunguro ryanjye rya nyuma ryabaga imboga zitetse byoroheje nka chou-fleur hamwe n'amashaza n'ibishyimbo, cyangwa isupu cyangwa salade y'imboga mbisi. Nahagaritse kurya ibiryo bitunganyirizwa mu nganda, isukari inogerejwe, amavuta, inyama n'amagi, ibintu abaganga bakundaga kunsaba kurya. Muganga wanjye yahoraga ambwira ati, rya inkoko, rya inyama z'ihene, rya amagi, kuko nari narananutse cyane. Hari igihe kimwe nariye igi kubera ko muganga yabinsabye kandi mama akabimpatira, ariko bukeye bwaho sinabashije kugenda. Nahise nibaza nti, Mana yanjye, bambwiraga ko ngomba gufata inyunganiramirire ya vitamini D, ariko nahagaritse inyunganiramirire zose maze mfata umwanzuro wo kwishingikiriza ku isoko karemano ya vitamini D, ariyo mirasire y'izuba. Nanone bahoraga bansaba gukora imyitozo muri siporo gym, kandi narabigerageje igihe runaka ariko ntibyagira icyo bimfasha. Ariko igihe nahinduraga nkajya nkora yoga n'imyitozo ku zuba, ahantu hafunguye hari umwuka mwiza, numvaga umubiri wanjye wuzuye umwuka mwiza wa oxygene. Oxygene ntiyemerera indwara gutinda mu mubiri. Izuba rirasa neza buri munsi, kandi ibyo ubwabyo bimbwira ko urumuri rw'izuba ari urwanjye, ko Imana iri kumbwira iti, ndaguha urumuri kugira ngo ubashe kubaho ubuzima butarimo indwara. The sun shines so bright every single day. That itself says that the sunshine is for you. Like God is telling that this sunshine I'm giving you so that you are able to live a life that is free of disease. Later on. Nyuma yaho natangiye kubona cya gitangaza. Umubiri wanjye watangiye gukora buhoro buhoro. Mu mezi 3 gusa narindi kugenda bisanzwe. Nashoboye no gukora imyitozo ya suriya na maskare zigera kuri 30. Nabonye ko urugero rwa hemoglobine yanjye rwiyongereye, kandi ibipimo byo kubyimbirwa mu mubiri byaragabanutse. Ibyo byagaragaraga neza no mu bipimo by'amaraso. Ibipimo by'ingenzi byerekana umuriro ni CRP na ESR. ESR yanjye yari 87, ariko yaje kumanuka igera ku gipimo cya 11. Hemoglobine yanjye yari hafi 8, iza kuzamuka igera kuri 11, iba hemoglobine isanzwe rwose. Ibyo byari igitangaza kuri njye, ndetse n'abaganga bavuga ko nakorewe igitangaza kidasanzwe. Like I am a living miracle. What I would tell to someone who is suffering from this disease is, icyo nabwira umuntu wese urwaye indwara ni iki:
gerageza kwiyumvisha ishusho nziza y'ahazaza hawe. Ububabare uri kumva ubu ni ubw'igihe gito, ntibuzahoraho iteka. Iyo utangiye gukurikiza ubu buryo bwo kurya no kubaho, ntiwongera kuba imbata y'imiti ya kizungu. Nta binini bigabanya uburibwe, nta steroids. Uzabaho ubuzima utigeze utekereza ko bushoboka, kandi uzagira ishimwe ryinshi kuri buri mwuka uhumeka. Gratitude for every single breath. Now that you have come to know that this disease can be reversed with this natural lifestyle, don't procrastinate. Noneho ubwo umaze kumenya ko iyi ndwara ishobora gukira binyuze muri ubu buzima bwo gutungwa n'ibyo kurya bizima gusa, ntukomeze kuragiriza. Tangira ubu kuko igitangaza kiri muri aka kanya. Urumuri rutangira kukumurikira uko ugenda muri uyu muhanda, bityo tangira ugende, ntukomeze gutekereza ibizaba. Icyo nshaka kuvuga ni uko ububabare ari ubw'igihe gito, kandi buzashira umaze gukurikiza ubu buzima bwo gutungwa n'ibyo kurya bimera mu butaka gusa. Pain is temporary, it will pass once you follow this sattvic lifestyle. Noneho mu gihe tugeze ku musozo, ukamenya yuko umuntu ushaka gukira neza indwara, byuka anywa amazi y'akazuyaze, hashira isaha akarya ibyo kurya bitunganyijwe neza, saa sita akongera akanywa amazi meza, si ngombwa ngo abari akazuyaze, hanyuma ibya nimugoroba akabirya atarengeye saa 9, nijoro ntagire ikintu na kimwe akoza mu kanwa. Uyu muntu asinzira neza, agira amarangamutima meza, agira ubuhanga, mbese muri make agira ubuzima atigeze agira mu mibereho ye yose. Inshuti bavandimwe, akaryoshye nakagaruka, ntashirarekwa niko umunyarwanda yavuze. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, ndabakunda cyane.